iyo mana dusengira komeye imana itabura guseruka imana yumva amasengesho ariko wigena kwiyamena nkuyama ubwo ngo nagutenda ujya nzongere ngutere indi ujya ngutere indi taravuka ukora se amafaranga yakure kujya nkohereza umva ubwo wagikobwe rero sibyo twumvikana nimba nagutenda ndamaze nuri niwe wabimayira wamaye rimwe cyo ujya nongere ngutere n'iyindi abarushye n'abaremerewe ngo munsange ngo ndabaruhure uyu munsi nanjye numva harimo abo ndi buruhure n'abakobwa bagumiwe batagira abagabo n'abana bakeneye za buruse bakeneye kwiga bahora bajya ku bizamini uyu munsi hari ikimana yavuganye nanjye ikimana yampaye rero nanjye ndakibaha mu izina ryawe haleluya umunsi umuceri uraboneka turasanga abantu usanga uko banadutanze tugiye kugenda dufashwe iyi nkoni subunyijanye gusengara akwitwaza nitumara nimbona ntangiye gufata umuntu ndagusengera hari ukuntu dusengaga naho ugahita uja mu mwuka ukabyina turafashwe cyane mbese weho urabura biri ngiye kugenda nje mu mwuka ubundi nanguhereza umwuka ubyine ndamanza ariko nagusengera mbese ubwo nsenga nagacyatwumva ukuntu nasenga aka hano tugiye gusengera habaga hari abantu benshi ni ahantu hagatari si ebana uhabonye dusigaje nk'urugendo akamenya titature tugende ariko urahabona umukozi w'imwe urahora sashire usayimbaza wazindutse ntazinduka shaka sangi baraza abo nkawe nk'umudiyakoni mukuru sibyo ngomba kumenya gahunda z'uyu munsi sibyo abisi imodoka nayisize uyu munsi nakoresheje amaguru esanse narifite bumva imodoka yanjye ntabwo iheruka muri esanse ntabwo ukuntu batoye make cyane uyu munsi turasengera abantu urumva yani ukuri ibishoboka byose nawe ndakwizeye ahubwo se ko mbona bukeye n'abantu yabyifuzo abiki byose n'abafite amatelefone nayo turayafata nayo yishyire hariya mbese ni bwa bwenge bwo kubahanura nawe rero ibyo mbabwira ndabizi taza kugira ubyica hano hari imirongo iri kumfasha hano muri bibiliya wowe ariko da hakaye nabonye ko yizeza mu bakora ino gatatu kabiri sha diakoni nubwo se Yesu niba yarafashe amafi kandi ubona ukuntu dufite batungana akatugaburira abantu 500 urumva nihabonekamo umufuka w'umuceri ibiro 25
ibiro bitatu ziko bijya birya abantu bari hejuru y'icumi akaba ari mu wawe n'uwanjye birone ari umuntu w'indwara nasomye numva ndafashijwe yewa uyu munsi rero nise kubasoma mfashijwe neza ntangira kwerekwa bimwe bitaba umenye yuko harimo abanyeshuri urumva abanyeshuri bakeneye kugira amanota meza urumva ejo nibwo bazakora ibizami kuko kaba abakobwa nibatazi abanisa barakutaza we munsi kandi bose bafite touch nanaritse abantu benshi bafite ikoranabuhanga abanyeshuri none bakwabiha kamanota hafi gusohoka babwire yuko ari gusengerwe bakabona kubabwira ko gutura menshi ariko kugira none Yesu ashimwe himbazwe murabana Yesu ashimwe murakomeye Yesu ashimwe meze abantu bari he bana umunsi turaterana turi bangahe hari n'abandi bari cyaza hanyuma rero bana cyarika hano nahera h'Imana sibyo bizi no sinja buri cyose sinzaga gutera mutegetswe kubanza mugakwetura inkweto mukabanza mugasenga nahera wamanza wasenga mabu musenye urebye naba ahangaha haba abanyabitambo urebye abatambira Imana ibibazo mfite Mana ebana nyenye n'amafaranga n'ukurikirana ukora none y'inkokozi wabyumvishije ibyifuzo byabo ibyifuzo Imana mugomba umwe ngo arashaka amafaranga undi ngo nawe ashaka akazi abantu batangiye kuza ikabishaka yemo tunaririmba akaririmba karadufasha ari karatujana mu reba iyo guhimbaza Imana muraho neza reka rero mwicara rwose kamanze nsenge mwihane mukomeze inyuma hari y'umwana genda ruguru mumanze mwihane yegiti ntambari gashira ugiye gitumura mugacyaho noneho nkarambika umutwe hasi kugira ngo mbone amafaranga igiti ntambari gashira igiye gitumura mugacyaho noneho nkarambika umutwe hasi kugira ngo mbone amafaranga umuceri nawe washize cyane we kandi nkeneye ko mbona n'ubundi n'amavuta sabura intambara igashira umutwe wanjye nkawushyira hasi ngakoresha ubwenge kugira ngo n'ibyo kurya n'amafaranga mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono ari byiza bizamera bite mu nkono mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono mbona amavuta amaniriza bizamera bite mu nkono mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono mbona ari byiza we bizamera bite mu nkono abakobwa bacu we mbona ari beza we bizamera bite mbona ari byiza mugana ko mu nkono haleluya mwicare mbabwire mwicare mbabwire yewe mukobwa wowe urigira ahangaha sibyo ugiye kwicara ahangaha kugira ngo amavuta y'abakozi b'Imana akugereho haleluya amena ntabwo waje ufite ikibazo naje ngifite nuko rero uyu munsi urasubizwa amena haleluya hari ikintu Imana imbwiye wowe wari waragiye gukora ibizamini amanota yawe yasohotse hereza Imana icyubahiro ariko hereza Imana icyubahiro ariko muzamure wowe waje ufite inzara ariko uyu munsi urabona ibyo kurya byinshi cyane byinshi ariko byinshi uranasigaza haleluya 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 ntabwo ari bayavuga amafaranga muzamure Imana icyubahiro haleluya abakozi b'Imana bayo nabo irabagaburira kugira ngo ninda zize ndaziraza ubwo rero ababuze akazi barakabona wewe ugiye kubona buruse kujya hanze niko
Ndakwifurije mwana wacu. Ndakwifurije. wowe mukozi w'Imana abakozi bose ubakora icyo bita deliverance urebeho hose umva ibyo ndabikora ndabitumwe na mwuka we ibyo ndabikora cyane nidutangira gusenga rero bose bafukamye yewe berekeze imitima hehe Mana no ku bakozi bayo kuko buriya twebwe buri munsi haleluya buri munsi turabatambira buri munsi turabatekerereza buri munsi tubasabira twebwe ntabwo tujya twicara nta nubwo tujya turuhuka ko mutishima ariko rero mwumva ibyo byose rero kugira ngo byose isezerano ryanyu risohore na Bibiliya yaba ufite ikigo hereho ibyo mwazanye uyu munsi nta bugugu ntaki byose no kubishyira hasi mukabitura iki Imana Diakoni ijambo ry'Imana rikingura iteraniro ry'uyu munsi ndumva ari wowe ugiye kurihabwa kugera icyo ubwira abakristo ku ijambo ry'Imana Imana yaguhaye uyu munsi kagembe nicariye kandebe nazanye Bibiliya murambuye Bibiliya turebe burire mu Bakorinto ba kabiri murongo wa 7 Abakorinto ba kabiri murongo wa 1 kugeza kwa 7 yego na Bibiliya mwazanye ndababwira igice cya 7 umurongo waho wa 1 kugira ku wa 7 haranditswe ngo iby'umurimo w'ubuntu wo gufasha abakristo b'abakene bene data turamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'amaki fasha muntu w'Imana y'amaki ya Makedoniya yahawe abaki fasha yahawe abakiranutsi bayo kugira ngo nabo babashe kugabura iby'umwuka yabahaye kugabura ngo nuko rero mwicare mugubwe neza kandi mutekerereza n'abandi babayeho nk'uko namwe muriho kandi ntimukifuze yuko ibyiza byabageraho mwenyine mutabisangije abandi ibyo ni ijambo ry'Imana kandi ku murongo wa 9 banditse ngo mufashe abakene abatishoboye kandi mufashe no muri bamwe muri abo babwiriza bo butumwa kugira babashe kubwiriza umurimo w'Imana babashe gutanga ubutumwa hose ku isi binyuze mu nzira za Kristo ibyo ni ijambo ry'Imana ntabwo mwahana Imana amashyi cyangwa ijambo ry'Imana murarigaye dusubike irindi yabacengeye mwarigaye okay reka noneho dusabe pasiteri atunyuzeho akaririmbo ko guhimbaza Imana muri aka kanya tugezemo pasiteri turagusabye tugezeho kakarimbo keza gakundwa n'Imana kugira ngo muri uyu mwanya tugezemo tubashe kuba twakwishiza tunabyuka ndagiwe n'umushumba mwiza ntacyo nzabura haleluya ntacyo muri bubure uyu munsi wa none Yesu aragabura aravuga ngo aragabura uyu munsi ni igihe cyo kwiyambura bya bindi mwari mukenyereyeho haleluya mugakwetura niyo mpamvu ahangaha nahera h'Imana haleluya gukwetura tuvuga ni ukwiyeza
no gusenga ya byaha byanyu byose na twatundi turimo mu ndiba z'umutima twose mukadushyira hasi tukavamo tukarambika mukatura. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo utangira gusenga wowe nidutangira gusenga abakozi b'Imana nubwo uva n'ibyahishwe byose biragaragara. Imana yacu se niyo ntabwo ari yo gukinisha. Niba uzi yuko uri umunyabyaha wihane hakiri kare, mwihane ntane kubw'ibyaha ukame rwose ibyaha byawe byose mana yanje umbabarire narasamba. sinkeneye yuko ari njye ubibwira, sinkeneye ko ari njye ubibwira. simbabwiye ngo mubigishe Imana yayo yo mwijuru Ongera umbabarire naribye. kandi mukiye vuba kugira tubasengere tubirukane uwo muzimu wabateye wa karande. Mana narasuzuguye. Mugira ku mutima kwa ku mutima mupfukame tubasengere, Nasuriye mugenzi wanje. mupfukame musenge muvuge Nasobye mu buriri. mwatura ibyaha byanyu. Naragwanye. Mana n'ibindi nibagiye umbabarire. Amen. Haleluya. Imana ibikubabarire. Imana Yewe ikubabarire. naratukanye, Eh, narasambanye, nasuzuguye n'ababyeyi, nagiye kuvoma muri menge nyara mu mugezi. Imana ikubabarire. Urumva wararoze abantu benshi. Imana ikubabarire. Nanje yambabarire. Imana ikubabarire. We nta kintu weho ntago mwese mwejejwe. Imana babarira kujya Dusenge ntawe Dusenge. imbabarire. sengera aba bantu Haguruka ubasengere. Nyabuneka basenge ibyaha bibabeho kandi basenge Mwegere tube- bapfukamye kugira ngo mwegere ni mu bagote kugira ngo Uwiteka abahire. Kugira tutiruka mutugote. oya ntabwo urirukanswa n'ibyaha byawe Twirukane umuzimu Ugashobora kugufata ugahita wiruka. upfukame Mama. twirukane satani izina rya Yesu. izo mbaraga za karande tumwirukane mu izina rya Yesu. ariko abafite ibintu mushyire hasi, abafite ibintu mufite mu amafaranga, telefone, mubishyire ku ruhande kugira ngo icyo kibazo kitabaye. bya bipapuro bindi bishobora ko by'amabirote mushyire ku ruhande kugira ngo iyo wagendana amasashi wagira ngo ni umunyu se. Ngenda indateka ibintu byose igikwanga mushyire naje ku na. ruhande kugira ngo twirukane umwana satani barimo. Nabara yiba. nta n'ufitemo na telefone ra Kuturinda. Amukiza nugo mushu. Ndasenga ndi kureba batajanira amashashi. Ibintu mwazanye bidafite agaciro nta na telefone mwazanye ubu cyangwa nyuma mufite byonyine. nta n'amafaranga mwazanye. Imana ibahe ibintu Cyane. Mushashi yanje nabayashanyera. zamura isengesho. Ngayasha. Upfukame dusenga kandi niba wumva ukeneye yuko nta muntu usenga Imana ari kureba asenga Imana. muhume Amashashi yanje barayajana. muhume Ariko ufite ikihe kibazo? zijyane. Haguruka niba udashaka ko tugusengera. Ibyo ndabishaka. Ubona burafite Niba udashaka kugira usanga Uwiteka, Ariko wayabuyabira. niba udashaka kujya mu nzira ijya kwa wasanga ari uburozi buriye. yewe Hari icyo bitwaye kuba umva nyabira. musore niba udashaka kujya mu genda ijuru, uzaze ejo genda dore genda Uyarega nawakwa. genda mu nzira y'irimbukiro genda ubwo nyine Ese muranyiruka. none genda rero Yenda ko nshaka Imana. ngaho rero shyira Ubwo burozi burandikwa ngaho rero. tugusenge turanabitwika ahubwo Sinabara yiba. oya turanabitwika ahubwo turabitwika ibi n'ibyaha wazanye mu rusengero. uriya ni umwanda Yabishize mu gashashi. ndabamusengera uhume Reka umukozi w'Imana n'abasengera adusengere kugira ngo ibyaha bibashireho. Data wa twese, tuje imbere yawe Nyagasani, hano hari abana Data wa twese bavuye iwabo batariye, hari n'abandi Nyagasani babisize iwabo, hari n'abandi babyibye, ariko Nyagasani ntago banyurwa Nyagasani bahe kunyurwa, baje gusaba ariko baje gusaba ibyo bafite. Nyagasani bababarire nubwo batabyicuje ibyo byaha, ubahe kubisaba. Uwiteka arabasanga. Urebe n'aba badiyakoni n'aba bapasiteri nabo ndi kubona badakijijwe neza, manza ubahe andi mavuta menshi Nyagasani, bareke kudutuburira ahubwo badusengere Uwiteka aratugayishije. nyabyo. Amen. Niba ari ubutubuzi. Amen. A B C D. Amashashi yanje nayanci. Musore reka ngusengere. Wafite ibyaha. Uwo muzimu ukurimo Ngo Mana mukuru. w'ubushurashuzi no kwiba
uri kwirukanye mu izina rya Yesu tuzongera kwiba tuza ngo usengere uwo mudayimoni akuvemo tuza uwo mudayimoni agenda akuvemo mu izina rya Yesu pfukama hasi musengere pfukama hasi musengere uwo mudayimoni ukurimo turamwirukanye mu izina rya Yesu uyu mudayimoni agende mu izina rya Yesu turamwirukanye mu izina rya Yesu sena bakayimba mu Bibiliya wate nziga tondari ariko wigena kwiyamena nkuyama ubu bwo nagutenda ujya nzongera ngutere indi yarya ujya ngutere indi taravuka ukora se amafaranga yakure kujya nkohereza umva ubwo wagikobwe rero sibyo twumvikana nimba nagutenda ndamaze nturi niwe wabimaye wamaye rimwe cyo ujya nongeye ngutere n'iyindi incuro imwe twakoze ubundi incuro imwe twakoze wemera kandi ngiye wagutenda umva nkubwiye kose mbabariye cyane mbabariye ndakwiyamye sibyo uboneka nkubwiye nakubwiye ko iwacu utenda dufite imyaka 40 n'imyaka 15 mfite ingeneri ndagute ibikorwa by'iki kucyo wumva ko nyenge waguteye abasore bose muri ryamana nge waguteye incuro imwe twaryama imwe yonyine niyo wumva ko naguteye aske wakigoryo ndagiye nibe no mu masengesho wikomeza kunesha umje kuko ibikobwa nk'ibi incuro imwe twakoze koko nkahita nirukanga nayo ikintu nkoze ugukunda bikoraga iki koko incuro imwe yonyine reka nigende reka njye mu materano kangenda iyo mana dusengira komeye imana itabura guseruka imana yumva amasengesho y'abashonji iyo mana dusengira komeye iyo mana dusengira komeye iyo mana imana itabura amafaranga y'uyu munsi iyo mana ayaguramo ibirayi iyo mana dusengira amafaranga muhaguruke ngo tubyine imana itabura guseruka imana yumva amasengesho imana ikunda abanyabyaha iyo mana dusengira imana itabura guseruka iyo mana yumva amasengesho y'abashonji iyo mana dusengira ko mutagira ko mumashyiwe Haleluya 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 oh mana kubera rero yuko mwafashijwe sibyo tugeze mu mwanya mwiza wo gutura ituro ry'Uwiteka uvase ituro uritange n'umutima ukunzwe n'umutima ukunze reka njye mbabwiye bavandimwe sibyo kambabwiye mureke mbabwiye witone mbabwire bavandimwe buri muntu wese azanye icyifuzo cyawe arataha gisubijwe batanga ituro rye n'umutima mwiza kandi reka mbabwize ukuri n'ababeshya muri iri joro tuzaribya kandi ibyo mwasa byose muzabibona ni ukuri da imana itavuga itabeshya nugutura da uyashyire hasi rero nugutura da nubwo inuzi igize mwanatura muture ntacyo bamwazanye amafaranga azakuye umurimo w'Imana tugiye gutura no gufashisha abakene uri kumva abatishoboye abana b'imfubyi buriya nanjye nubwo nikubwira gutyo babandi bararamukira telefone nyishizeho harimo amafaranga menshi nukuri rwose n'ubwitange rwose ne pastor yashaka washyiraho nawe yewe ndashyiraho ikoti utura rwose n'ukuri abana b'Imana tugiye dufasha abakene abatishoboye n'abana b'Imana kandi mwebwe mugomba kubikora umurimo murangarure oya iri kote ryavuye muri Amerika reka mubwire si igihumbi uya nyine muramamagana cyane reka mubwire aya ngaya Imana izakubinshira Imana izakubinshira Imana izakubinshira ngayakubinshira igihumbi ariko mwana Imana iraguha ibyo kurya iraguha agapfa kumucira sikwe yose ninyashyiraho ndagikekaga uzi ibintu Imana iragukorera mu ngo ariko si ushobora no gutwagwa miliyoni mu nzu watanze 500 yawe ariko si
uratoragura nanjye nashyizeho telefone uratoragura miliyoni ibi ngibi zikakugana umukozi ariko wa mwana ko uzaba yose ngiye umunyabugogo kuyatura nta kintu ndabona oya shyiraho ariko shyira Imana yaguha ibyo kurya Imana yaguha amafaranga sibyo komeza kuyareba umukristo w'Imana wiho nta kintu washyiraho ko gufasha ntabwo ari itegeko ariko buriya abakene sibyo gufasha kintu ni umurimo mwiza we kandi ibyo bizatujyana oya reka dusengere ababashije kugira ababashije gutanga n'umutima ukunda kuko udafite umutima wo gukunda wo gutabara nta kintu wagira gute ntacyo byaba bikumara n'ubundi uwo mutima wawe bitakuri ku mutima n'ubundi ntacyo tuba ryari kumare rwose amafaranga yo gufasha umurimo w'Imana gusengera abantu bose umuntu wese ubashije kugira ikintu agera gute reka mbasengere ku byifuzo yatangiye iki koko mfukame mbasengere kugira ngo ndabona aba bana bari byigize ku ruhande kugira ngo baneho bapfukama bishyiraho ku ruhande mfukame mbasengere n'abana b'Imana nzarira n'icyago nango ndi senga mfukame mbasengere Uwiteka Mana yacu twongeye guhimbaza akanya nkaka tukwetsa abana babitanze kubw'ubuntu bwabo tugira ngo Uwiteka ubagendere mu byo batanze aho bakuye ubasubize bakubere karindwi Uwiteka mwa Imana n'ubwenda batanze makeya ubutabazatanga menshi sinzi ko ari amafaranga batanze ndabona agafuka k'umuceri Uwiteka mwa Imana amafaranga batanze reka tubashimire kubwo intege zabo nuko batanze wenda wasanga ibyo bafite reka tubashimire izina rya Yesu ibyifuzo byanyu birasubizwa uri kumva uyu mwihore n'umutima w'umubi niba nta kintu yazanye no gutura n'umutima ukunze nawe ubutabaye mwicaye mbabwire bana b'Imana bareka mbabwire navuze ngo inzara iracira none nubwo nitwiye ko icara ntabwo ngo wegere umukozi w'Imana uri kujya kure ko ubundi kujya kure ndi kuvuga twese twayatanze nta mugati turabonaho reka nkubwire bavuze ngo inzara iracira Yesu aragabura urusengero rw'Imana wabuze iki mu rusengero rw'Imana ntabwo hazamo ntabwo harimo iduka ibyo gusonza ijambo ry'Imana ubwaryo riraguhaza sibyo niko cyoje amen muzajya mu ijuru mugenda muri gukina n'intare n'ingwe muri kugendera ku ndogobe indogobe wayibona kuva wavuka uyu umusozi mumazeho igihe kinini umunsi ngiye gusengera abantu okay kugenda basengere numva icyaka kije ngaruka nisomera ubona bahesha imigisha batahe barabizi ko kuri umusozi ari njye muhanuzi number 1 kabisa unyererewe duburare ushobora kubihaha ukarara utabiriye ukararira amakofe unyererewe duburare 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 haleluya izashimwe ahimbaza umeze ute mukozi w'Imana ntaho ndakomeye none se usanze hano ni mu rusengero turi gusenga nawe wemera guca bugufi nawe ni Imana yakwerekeje ngo nawe uze gusenga hari ikintu Imana yambwiye
ntabwo Imana rukuki ababwirwa iki aguce bugufi banza ukoremo uhereza Imana icyubahiro banza ukoremo ingofero haleluya Amen. mwese muraho ndagira ngo Imana nta ngofero aya hano ni ku musozi wahawe umugisha jewe rero nawe urabizi ko hari umusozi wahawe umugisha uyu musozi nkubaho cyane cyane nkubaho nkawirgo nkawuraraho hari ikintu Imana inyeretse n'amateka yawe urawuzi ngomba kubahereza ahubwo mubwire ngo ni karibu cyangwa si karibu oya ni karibu umuntu w'Imana. ijambo ry'Imana riravuga ngo rero aho muzagera bakabakira yego muzabahesha umugisha aho muzagera bakabaninira muzakungute umukungugu wo munsi y'ibirenge byanyu amena murangiza mwigende oya nibyo hari ijambo rero nahimbazaniye intumwa ntiyicwa narangiza kuribabwira mwigendera avuga iby'Imana yagutumye ariko agata bagira ngo mbere yo kubabwira ijambo mfite ryo kuri uyu munsi mbanze mpamagare umuyobozi wanyu w'icyumba aze mbanze mugezeho ubutumwa bwa mbere bwe bwihariye ntago buriya ntago Imana yemera yuko ubutumwa bw'umuntu bwihariye babutangira ukarubanda kugira ngo umukozi w'Imana ubahagarariye aze tubanze tuvuga Nagenda. baze mubwire ngo yego ni wowe umeze nka pasiteri iriye pasiteri w'iki cyumba yego hari ubutumwa rero mfite yego ndabizi gusenga kw'iminsi urabizi gusenga nyine Imana ikabamugisha ntabwo waragira izo udakama ubona uvuga ngo njyewe nyuma y'amateraniro amateraniro uraza kuma wenda umwanya kuma nk'icupa icupa Dohese ko kagacuma nayaga mbona ugenda nawe uyengagira ngo uri umuntu w'umusinzi n'ibintu by'Imana bikuba mu bwonko ibintu by'Imana wagira ngo wabyize wagira ngo nguko nk'ibereye nyine ngiye kugufasha barabakirisi nta kibazo Tereza yego sibyo umuceri tubone ubutumwa Imana yampaye nubwo vuga ngo amen amen nanjye burya yavuye hariya nanjye mbonye ko gasoma yavuye hariya nanjye ndagasoma ikorida ujye umbwira ujye umbwira nabundi se uramubwiye mwicare bundi tuganire mbabwire ibintu bizima ako mureke gusinzira muhaguruke mwicare neza ariko bice mugiye gutaha mugiye ntabwo mukeneye kumva ubuhanuzi yewe mwahaguruka sha yewe urabona uyu mwana we wagera nyamara umva mubwire uyigira ikibazo umunsi urarya nawe kuri buryo cyane ugahaha okay haleluya rero amen haleluya mwese amen muvuga amen ariko amen sure bakarikoze abana b'Imana barangwa n'umunezero Amen. uriya muzi impamvu naje nambaye ishati imeze gute Amen. hari ubutumwa narayemo nijoro mbona abantu muri mwebwe benshi muri mwebwe imitima yabo ishwanyaguritse imeze nka gwe imitima yanyu yarashwanyaguritse arashenjaguritse naye ndavuga ngo izi nzozi mbonye ngomba kuzigeza mu bakozi b'Imana avuga ngo abantu bafite imitima imeze nk'iyi shati nambaye aha ngaha bagarukire Yesu bagira umugisha nk'urugero nk'uyu mukobwa uyu namwiboneye mu ndozi afite ku mutima wiwe ashwanyaguritse kurusha iki gishati muri kubona hariho byamukushye niyo mpamvu mwabonye yanze no gutura mu bintu byose yakoze nta munezero ntaki niyo mpamvu yanze no gutura hose sikariyo mpamvu Imana igire gute ubabare mbo ndagiye
amahoro y'Imana abane namwe mukomeze musenga nta kintu mbatse amen nta kintu mbatse nta n'uwo nshaka yuko ambwira ngo turagwerekeza ubutumwa nari mfite nubwo uyu mukobwa cyakora azaca nta mukozi w'Imana ujya ugenda wenyine reka tumugeze imbere ushira agakorasi amen amen we mwishime dusenge ijya nyuma tunataha nzari kutatwanataha nimba gukora kisikanye amena amen muhaguruke rero tubasabira umugisha mwagize neza kwitabira amateraniro y'uyu munsi hanyuma kandi mugende munezerewe muzagaruke mushime cyane rwose Mana nziza Mana y'impuhwe n'imbabazi turagushimye kuri uyu munsi wa none watugiriye neza waduhaye ibihe byiza waduhaye ibyo gufasha abakene waduhaye n'ibyo gufasha abakozi b'Imana shimwa Mana nuko rero dusengera aba bantu kugira ngo bakuye ubohe kongera ubahe ibyo gusubizaho kandi mwami nushima ko tuzongera kubonana bazanye mu nzu y'Imana 1/10 n'amaturo tuzashima izina ryawe abakoze rero bari mugende munezerewe muzagaruke mushime amen none ubuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka w'Imana bibane namwe none n'iteka ryose amen amen mwagize neza murasa amen mwitwe Rusengero rw'Imana idusuze witeka abahire yego mugenda amahoro ni mukozi w'Imana ariko mbere yo kuvuga igihe cyo kuvugira uramusaza kubwira ngo uye uraje urayara ari kuvuga ngo uratuzaniye ubuhanuzi kumenya iki aho tuze kumenya yaduhanuriye babarega cyane uzi biti byo ntabwo ngiye ibyo ntabwo mbizi nakubwiye ngo uze kumuhakanira telefone ni yawe telefone ni yawe nanjye nabwire irimo n'amafaranga amafaranga gusa ayada ninuza yanjye wese ikibije ninuza bitanu bitandatu birindwi umunani icyenda ibihumbi 9 urame bitanu oya da ariko n'ejo bazagaruka kumvikana n'ejo tuzabona ndari kongeraho make nyine ibihumbi bine byonyine ejo ntabwo tuzanganya cyari ejo ubwo ejo nanjye nzatwara micuzi ko twagize Imana sawa ubwo nahejo ejo tuzahita tugaruka yego akwisaho ngaho genda umunsi mwiza reka nce na hano wowe nyura aho ngaho nta kibazo